Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amazina yanjye nitwa Kabamugora Robert Newton. Tukaba tugiye gufatanya kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tubanza gutangira reka tubanze dusenge Imana. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye muri uyu mwanya yuko abanye natwe, uhimbazwe. Komeza ubane natwe, Mwuka Wera abane natwe, akomeze kudufasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri kano kanya tugiye kuganira icyigisho cyaka yuko buri muntu wese yitaho, gifite umutwe uvuga ngo kubaha Imana. Kubaha Imana cyangwa se kubaha Uwiteka. Muri uyu mwanya iki cyigisho cyitwa kubaha Uwiteka cyangwa se kubaha Imana, tugiye kureba ukuntu umuntu agomba kubaha Imana mu nzira y'Uwiteka. Ndahera ku isomo rya mbere riboneka muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Hari amagambo avuga ngo, nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari byo gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga za hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori, bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ahangaha batubwiye ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka, ndetse kandi ngo mumukorere mu by'ukuri mutaryarya. Tugakorera Uwiteka tutaryarya, tukagendera mu nzira Uwiteka ashaka yuko tujyaho, ndetse kandi ngo kandi yamutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka. Ngo uyu munsi nimwitagize uwo muzakorera. Iri somo nagira ngo buri muntu wese aryiteho cyane. Rero iri somo dushaka kugira ngo buri muntu wese aritekerezeho, ariho agaciro yuko tugomba kubaha Uwiteka, tukubaha Uwiteka mu nzira zose. Tugiye kujya mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 12 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Hari amagambo avuga ngo, icyampa mukubaha Uwiteka, mukamukorera, mukamwumvira, nimugomere itegeko rye, mwebwe n'umwami wanyu ubategeka, mugakurikira Uwiteka Imana yanyu. Ariko nimutumvira Uwiteka mukagomera itegeko rye, ukuboko k'Uwiteka kuzabakoraho nk'uko kwakoze kuri ba sogokuruza. Ahangaha muri uyu mwanya tubonye amagambo akomeye cyane. Tubonye yuko ngo icyama mukubaha Uwiteka. Uwiteka ari kutubwira yuko tugomba kubaha Uwiteka. Icyama rwose namwe mukubaha Uwiteka, mukamukorera mutaryarya, ahubwo mukamwumvira ndetse kandi mukamukorera, nimugomera itegeko rye, ahubwo tukagendera mu mategeko y'Imana. Nimureke tujye muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Haranditse ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ahangaha kuri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 turahabonye ngo, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ndetse kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ahangaha ni Imana ari kubwira umuntu yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, ndetse kandi kuva mu cyaha niko kujijuka. Ngo rero ahangaha twubaha Uwiteka, kuko kubaha Uwiteka ni ubwenge buri. Nanone mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7 amagambo avuga ngo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ahangaha tubonye yuko icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ubwo rero turi kumva yuko kubaha Imana ari byo bifite akamaro cyane kurusha ibindi, ndetse tukagendera mu nzira zayo, ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo isi tuzayikuramo. Zaburi igice cy'Ijana11 umurongo wa 10 hari amagambo avuga ngo, kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose.
Aha tubonye yuko ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Rwose reka babwire yuko rwose kubaha Uwiteka ari ishingiro ry'ubwenge. Mwibuke iby'Imana iri kutubwira ndetse kandi twizere Imana nk'uko Imana iri kubitubwira. Bese si tubonye ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge? Yego rwose tubonye ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge. Ndagira ngo aya magambo muyiteho ndetse kandi muyatekerezeho. Uwiteka abaho umugisha. Turagushimye Data wa twese iri mu ijuru, tugushimiye muri uyu mwanya yuko wabanye natwe, uhimbazwe. Komeza ubane natwe, Mwuka Wera akomeze kudufasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.